irushanwa ahuza amabanki. Ni irushanwa ryiza, dusanzwe tuvuga iby'amarushanwa ahuza abakina nk'ababigize umwuga, abakina mu mashampiyona, abakina mu madiviziyo, ariko rimwe na rimwe biba byiza kugira ngo duterere akajisho kuri iyi mikino y'abakina nk'abatarabigize umwuga, y'abakina bafite umwuga wundi basanzwe babamo atari uwo gukina, ariko siporo ikaza kuba ingenzi mu rwego rw'ubuzima bwabo. Nk'uko rero irushanwa twatangiye tubibabwira mu byumweru bibiri bishize ririmo rirategurwa, ndetse n'umunsi waryo wa mbere, irushanwa rihuza amabanki mu Rwanda muri rusange, ryari rigamije kugira abanyamabanki, abakozi bakora muri banki bakora neza ariko banafite n'ubuzima bwiza. Ikipe ya banki ya Kigali niyo yihariye ibikombe hafi ya byose muri iyi mikino, yari irimo discipline zigera muri enye: volleyball, football, basketball ndetse no koga, dore ko koga ariho honyine batabashije gutwara igikombe, naho ubundi ahandi hose ikipe ya banki y'u Rwanda ikaba yari yabashije kwegukana aya marushanwa muri rusange, nyuma yo gutsinda Ecobank amaseti 3-2. Icyari gitangaje rero ahangaha kuri uyu mukino wa Ecobank nuko Ecobank ariyo yari yabanjeje amaseti yose 2, hanyuma ikipe ya Ecobank iza kuza kwishyurwa inatsindirwa kuri Seoul muri rusange. Ikipe rero ya BK akaba yegukanye hafi ibikombe byose mubona aho ngaho imbere, nyuma yo kwitwara neza no mu muhango wo gutanga ibikombe wabereye kuri no hotel Umubano. Umuhanzi Bruce Melody ni wari uhari kugira ngo aze gususurutsa abari bari aho ngaho, abanyamabanki. Burya rwo bavuga abanyamabanki ntabwo twavuga bakora mu mabanki gusa, ko natwe twakwiyita ko turi abanyamabanki, kuko banza hafi ya twese mu Banyarwanda tumaze kugira umuco wo kwizigama, kandi umuco wo kwizigama ntabwo tukibika amafaranga mu rugo, tuyabika mu mabanki. Ni byiza rero ko irushanwa ridakwiye kurerwa mu ndorerwamo y'abakora muri banki gusa, ahubwo natwe banza tubitsamo, ubutaha no kuzabitekereza ababitegura n'ababishinzwe, kugira ngo natwe tuzarigiremo uruhare. Uba ari umuhango rero wo guhemba abaje bitabiriye iri rushanwa. Abakinnyi bo ni Lionel, sinzi niba mumubona, asanzwe akina ikipe ya Patriot hano mu Rwanda, umukinnyi ukina muri basket mu buryo bwabigize umwuga, akaba ari na kapitene wa BK, ikipe ya basketball. Nabonyemo rwose abantu benshi nzi muri imikino ya basketball, cyane cyane guturuka muri za secondaire, sina muri basket gusa, no muri foot, ubona ko n'urubyiruko ku ruhande rwa banki ya Kigali rero byari ibyishimo, batwara ibi byishimo ndetse batwara ibi bihembo n'iyi midare, bagenda bahembwa mu buryo bugiye butandukanye. Ni irushanwa ryari ribaye ku nshuro yaryo ya mbere, ariko it was successful mu by'ukuri. Ku ruhande rw'abitegura banavuga ko bigomba kujya riba ngarukamwaka. Ni byiza cyane ko bazongeramo discipline, ni byiza cyane ko no mu rwego rw'abari n'abategarugori tuzabona bahatana bagakina, dore ko ababankers atari abagabo gusa, n'abagore barimo. Ngibyo rero muri rusange ni imikino yashojwe muri iyi weekend, hakinirwa ku bibuga bigiye bitandukanye, dore ko ku ruhande rwa BK ariyo nyine yabashije kwegukana ndetse no gutsinda mu mikino hafi ya yose. Reka twumve rero abari bitabiriye iri rushanwa, cyane cyane abahiganwaga mu bakinnyi, hanyuma ndagaruka mu kanya gatoya dukomeza n'andi makuru. Gusa tubane twumve iri rushanwa ryaje rije kubafasha iki, ariko se muri BK ko bihariye ibi bikombe byose, aho nta kipe imwe muri abangaba muri izi kipe zitwaye neza yazajya mu cyiciro cya mbere mu mwaka utaha, niba ari muri volleyball cyangwa muri basketball. Reka byose tubyumve tubagaruka mu kanya gato. Bivuze ikintu gikomeye, bivuze yuko banki ya Kigali idashishikajwe gusa na serivisi dusanzwe duha abakiriya, ariko tunashishikajwe n'ubuzima bw'abakozi ba banki ya Kigali, kuko nyuma yo gukora cyane baba bakeneye no kumva umubiri wabo uruhutse, bishimye. Mbese kuri twe bigaragaza nyine ko dufite aho ubuzima bw'akazi, gukora cyane mu kazi bihuriye no gukora cyane mu buzima busanzwe, uruhura umubiri wawe, ugira ubuzima buzima. Ntekereza ko igikomeye kirimo ari kugira ya mitekerezo yo gutsinda. Reka tubyite mu rurimi rw'igifaransa cyangwa rw'icyongereza ngo winning spirit. Muri banki ya Kigali umuco urimo uyu munsi wa none ni umuco wo kumva ko icyo dukoze cyose tugomba kugikora n'imbaraga zacu zose n'ubushake bwacu bwose tugamije gutsinda. Ngira ngo uwo muco dufite mu mutwe niwo wagaragaye uyu munsi, tukabasha gutsindira ibikombe byinshi. Twakinaga na bagenzi bacu, turabakunda, duhura muri business, ariko iyo bigeze mu gushyiramo ingufu mu kazi ngo uhangane urebe ko warusha abandi, ibyo nibyo twatojwe, ibyo nibyo dukunda, ibyo nibyo twakoze. Ni igikombe twatwaye bitugoye. Urabona volleyball muri BK
nibwo ikinjira muri shampiyona, ariko iki gikombe twacyakiriye neza, byadushimishije nubwo twakoresheje imbaraga nyinshi kubera ko abantu bamwe, abakinnyi bacu bamwe bagiye muri football, urumva twabuze abakinnyi batatu, muri volleyball buze abakinnyi batatu, isa nkaho ikipe igizwe n'abantu batandatu, urumva ni kimwe cya kabiri cya ekipe, ariko vraiment turishimye kandi twizeye ko igihe kizataha n'ikindi tuzagitwara, ko iyi ni intangiriro, ni ngo akunda umwana avuka agahita yuzura ingobyi. Twavutse ejo bundi dusize twara igikombe, dutsinze amabanki yose, BNR, UBPR, Ecobank, Cogebank, urumva ni ikintu cyo gushima Imana, vraiment turishimye. Hanyuma BK ishobora no kuza muri shampiyona umwaka utaha ya volleyball, bwari uburyo bwiza bwo kwiyintroduza no kwimenyekanisha mu ruhando rwa volley? Birashoboka kuko ni ibintu tugomba kubanza gusaba abayobozi ko batubaye hafi kuva dutangira kugera n'ubu. Volleyball wabonye ni ikipe ishoboye, volleyball n'abakinnyi bakeya batandatu, dufitemo nka batatu cyangwa bane, dukeneye abandi nka bane, ariko muri shampiyona turi ready, turi tayari, nta kibazo dufite, kandi ubuyobozi bwatubaye hafi, tuzi ko nitunabigezaho iyo cyifuzo nitukigeza mu buyobozi, ndakeka nta kibazo tuzagira. Next year dushobora kuba turi muri shampiyona kandi turi kwitwara neza. Wowe nka kapiteni, ni iki usaba BK, ni iki usaba ubuyobozi kugira ngo muzibone muri shampiyona umwaka utaha? Ibyo dusaba ni ukwibonamo kandi n'intangiriro bigaragaza. Igikombe ntago cyabaye uyu munsi gusa, tumaze iminsi dukotana, duhura n'amabanki menshi kandi akomeye, afite na experience, afite n'abakinnyi benshi. Icyo dusaba abayobozi ni uko badufasha bakadushyira muri shampiyona, kuko n'ubundi amakipe harimo nayo twatsinda, ari nayo turusha. Gusa icyo dusaba nuko badufasha tukajya muri shampiyona, tugakurikiza process, niba ari guca muri izi nzira zisabwa guca mu cyiciro cya mbere ukajya mu cya kabiri, no guca mu cya mbere, tukagira uko tubivugana nabo bakadufasha, kuko ni banki yacu, ni banki ishoboye, we are professional. Richard, umutoza wa volleyball ya BK, intsinzi n'iki gikombe kwigeraho banza bitari byoroshye? No kuri sinakubeshya, byari bigoranye cyane ko iyo ubona ikipe gutsinda amaseti abiri, wari wayitsinze muri eliminatoire, ukagerageza kwitsinda mugeze kuri finale ukayitsinda amaseti abiri, ikagutsinda amaseti abiri ukayishyura, ukatsinda kuri Seoul, ni effort yandi ikomeye udashaka kwiyumvisha wowe, uretse nkawe ko wa muri siporo ushaka kubyumva, ariko nk'umuntu uta muri siporo byagorana. Ariko amakuru avuga ko BK ishobora kuza muri shampiyona umwaka utaha ya volleyball, bite wowe nk'umutoza urabyifuza, urabisaba, ubiziho iki? Nuvuga ngo ibyo byo mvuze ngo naba ngiye kwivanga ko ari ababikuriye, ariko mu by'ukuri BK ifite abakinnyi beza, ifite abana batoya, ifitemo abantu bakuru, ifitemo experience, ko nk'amasumbuko n'umuntu ukomeye, Jean Marie yakinye muri Blue Tigers, akina muri KVC, guhera muri Saint Joseph akiri umwana. So nuvuga ngo BK ifite abakinnyi beza handi udashaka kwiyumvisha, ifite abakinnyi bumva. Volleyball ni ukumva, volleyball ni ugutega amatwi, icyo umuntu akubwira uracyumva, nicyo volleyball ivuze. Kandi volleyball y'u Rwanda kubera ko yahereye kera n'abana batoya mu barazamuka, ari ikintu dushima Imana. Lionel, uri umukinnyi wa BK usanzwe unamenyerewe cyane muri basketball hano mu Rwanda, ni kukugira no kugira abandi bamwe na bamwe bagiye bakina basket ku rwego rwo hejuru, nicyo cyatumye BK itwara igikombe? Navuga ko ikintu cyatumye BK itwara igikombe nuko tuba tumaze imyaka 4, wari umwaka wa 5 tumenyeranye. Ntabwo ari kuvuga ko bose bari kuri level yo hejuru, ariko tumaze imyaka 4 tuziranye. So iyo umaranye n'umuntu imyaka 4, mufite ukuntu muzi gukirana, mufite amasystem mukinana, kuruta andi matimu yaraje barifonda umwaka umwe 2 gusa, twe turatumenyera. Nicyo kintu twatsinze yaje mu equipe. Ikindi ni condition physique, nta kindi twatsindisha yandi. Irushanwa ni ubwa mbere turikoze mu Rwanda, ryahuje amabanki 18 commerciale, rihuza na BNR, ubwo yose hamwe n'amabanki 15. Iri rushanwa tukiritangira twifuzaga ko amabanki yose yazamwa, ariko ntitwari tuzi uburyo amabanki azitabira, ariko kuba mu mabanki 18 hari iyo nongeyemo Central Bank, kuba 15 yari yitabiriye nuko byagenze neza kuba mu kwitabirwa. Ikindi cya kabiri ndi umuntu yashima muri aya marushanwa nuko byatangiye bisa naho abantu ari playing for fun, ariko nyuma basanga competition ni competition. Nyuma baje kwishyira hamwe, amabanki atangira gusapotinga abantu babo, hari n'abamaze igihe muri lokale bitegura imikino, bigaragaza ubushake amabanki ari gushira mu mbaraga zo kuinvestinga mu bakozi babo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kuko urebye ahanini ikigamijwe nuko abakorera amabanki nabo
babaho igihe kirekire nk'abandi bose. Ubwo rero urebye ni it's a success. Yenda umuntu yavuga ku bijyanye n'ibihembo. Bank of Kigali BK yatwaye ibikombe byinshi bitatu kandi mu mikino ikomeye cyane, football, volleyball n'umupira w'amaguru. Ntabwo ari igitangaza ko bo basanazwe bakina, ariko tukifuza ko ubutaha bazaba bafite aba competitors bakomeye nabo n'andi mabanki akiyorganiza nk'uko nabo biyorganiza. Ikindi tuzongeramwo ni imikino yitabirwa n'abantu bo muri management n'abagore. Urebye iyi mikino isa naho ikenera imbaraga nyinshi, abagore ntibayitabira, n'abayobozi usanga bakunda bya bindi bihenze bya golf na tenisi. Ubwo rero nabyo tuzabiteganyiriza abo bandi nabo bagira aho bahurira, kuko ikigamijwe ntabwo ari ubuzima bwabo gusa, ariko na networking iragamijwe. Mu bindi bihugu biri mu bigize uyu muryango ko ari 5, iri rushanwa Uganda irarifite, Kenya irarifite, Tanzania irarifite, ariko ntabwo riri organize neza. Arakoze cyane Jacqueline, asanzwe yari umunyamabanga wa Rwanda Bankers Association, yatubwiraga overview ndetse n'ukuntu irushanwa ryagenze. Nyamara kandi ari bwo bwa mbere u Rwanda ruriteguye, ndetse na RBA cyangwa se Rwanda Bankers Association ya hano mu Rwanda biteguye bikanagenda neza cyane. Umwaka utaha rero nk'icyifuzo cyanjye yanabikomojeho, bazashyiremo n'imikino y'abagore, nabo bakine, nabo bidagadure, bahure n'abandi. Ariko ku rundi ruhande, why not, niba mu bindi bihugu babitegura amarushanwa nk'aya, kuki bitazaba ibyo mu karere, ku rwego rw'akarere? Ni byiza cyane rero. Ngira ngo wari urumbaje se Beka ko batubwiye ukuntu yatsindanywe muri volleyball, muri basket yari yatsinze BPR, yitsinda amanota 53-35, yarayihanangirije rwose, dore ko yagiye igaragaza urwego rwo hejuru muri iyi mikino ya basketball ndetse n'ahandi hose yagiye atandukanye. Ariko ntabwo nakwibagirwa ko I&M Bank nabo bari babashije gutwara umudari wa zahabu mu mikino yo koga. Niwe wonyine Beka itabashije gutwaramo umudari wa mbere cyangwa se umudari wa zahabu. Ahandi hose Beka yari yabashije kwitwara neza. Tuve muri